ndabashuhuje nshuti mudahwema kudukurikira, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira mu byo mukora, twiringiye tudashidikanya yuko mumerewe neza kandi n'abatameze neza nabo mukomeze kwihangana, tuzi neza yuko ibihe bihora bisimburana iteka, hakunda kuza ibihe bibi ndetse n'ibihe byiza, nihazajya haza ibihe bibi uzajye utekereza ku byiza wagize, kandi nihaza ibihe byiza ujye utekereza ku bibi wanyuzemo, kugira ngo ibyiza nibiza utirata cyane kandi ibibi nibiza utababara cyane. Ibyo nibyo byubaka umuntu, nibyo bifasha umuntu kubaho muri ubu buzima. Ntago rero uzigera ubona ibihe byiza uko ubyifuza. Uyu munsi rero tugiye kubaha cyangwa se tugiye kuganira ku bantu bane udakwiye kugira icyo ufasha, kuko iyo ubafashije nawe bikugiraho ingaruka cyangwa se nawe bikaba byatuma ubura epfo na ruguru. Kubera iki? Kubera ko bano bantu hari igihe usanga ibyo ubaha byose babipfusha ubusa. Rero rwose aba bantu bane ubumve, kugira ngo niba nawe uri muri iki cyiciro ugire icyo uhindura, bityo urusheho gukora ibikwiriye. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, cano ni amahumbezi, twibwiraga abashyashya kandi turabashimira cyane uburyo mudahwema gukora subscribe n'uburyo mutanga comment zanyu, ndetse uburyo musharinga ibi biganiro n'uburyo mutanga like. Niba uri mushyashya nawe winjirane n'abandi mu muryango mugari kugira ngo turusheho kubakana. Ni abantu bane udakwiye kugira icyo ufasha kabone n'ubwo rwose baza bagushakaho ubufasha. Tuzi neza yuko gufasha ari ibintu by'ingenzi, burya nawe warafashijwe mu bihe byashize, ariko aba bantu bane niba warafashije umuntu rimwe ntuzongere kumufasha ukundi mu gihe akimeze gutya. Aha ngaha habaho gahunda y'abantu baba bashaka gutega amaboko kugira ngo bahore bafashwa. Yes, ni ukuvuga ngo hariho umuntu pe ushobora gufasha ukanamufasha ubuzima bwe bwose, bitewe wenda n'ukuntu ashobora kuba afite ubumuga, bwaba ubwo mu mutwe cyangwa se ubw'ingingo. Uwo nguwo rwose kumufasha nta kibazo, ariko nanone mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu aba afite ingingo z'umubiri kandi afite no mu mutwe hakabaye hakora neza, ariko agashaka kwigira ntibindeba, uyu nguyu ashobora kugukenesha ahubwo, kubera ko ashobora kuba yakubera umuntu mubi. Umuntu wa mbere rero udakwiye gufasha cyangwa se udakwiye gufasha inshuro irenze imwe ni umuntu utumva. Hariho abantu batumva. Kenshi na kenshi uyu muntu utumva usanga igihe icyo ari cyo cyose aba ashaka gukora ibyo we yishakiye. Ni umuntu udashaka gufashanya n'abandi, ni umuntu udashaka kwitabira ibyo abandi bakora. Urugero, wajya kubona ukabona umuntu baramubwiye bati ariko nyamuneka kuki abandi bajya mu kazi weho ntujyeyo, ugasanga ntashaka kugira icyo yikoza. Ikindi, ashobora no kuba ari umuntu ugira icyo yabwirwa ati none se kuki abandi bari gutanga mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, ariko weho n'ubutange, ubwo uramutse urwaye uragira ngo ntibyagutwara umutungo mwinshi. Ukajya kubona ukabona rwose we ntacyo bimubwiye, mbega ukabona ari umuntu ushaka kuzinzika ibintu. Cyangwa se bakamubwira bati nyamuneka dore habaye inama, ubuyobozi bwatangaje inama, ngwino tujye mu nama twumve ibiri kuvugwa. Ukabona igihe amaze inshuro agiye mu nama wazibara. Akakunda kujya mu nama yumva ngo bari butangemo ihene, bari butangemo inka, bari bukore ibindi bintu runaka, ariko ugasanga we rwose nta kintu ashaka kumva, cyangwa se ntabwo ashaka kujya mu nama, kandi inama bakayiranga yumva, ariko we ntashake kuyijyamo. Aha ngaha rero biza kugaragara ko uyu muntu ari intumva, ndetse igihe icyo ari cyo cyose nawe ashobora kuguhemukira, kuko umuntu utumviye ubuyobozi burya nawe ntabwo yakumvira. Niba hari ikintu gitangajwe na leta ntacyumve, uyu nguyu rwose yakuzonga. Ikindi bakavuga bati rwose gukora ibi bintu ntabwo byemewe, ari leta ibitangaje. Wajya ukumva umuntu ahubwo n'ibyo akoze, ngo nyamuneka rwose kurwana n'abagize umuryango, gukimbirana, kudafasha abana, nyamuneka rwose ni ibintu bidakwiriye. Ariko wajya kubona ukabona ahubwo we n'ibyo ari gukora, maze mu kanya akaza akakubwira ngo mfasha. Mwene uyu muntu niyo ugize icyo umufasha ntabwo akikwishyura. Urugero, niba umugurije amafaranga, kandi dore ko uyu muntu burya ahorana n'ibibazo kubera ko atumva inama z'abandi, iyo ugize icyo umuha nta nubwo akikugarurira nk'uko bikwiriye. Mbega abagenda atesha agaciro ibintu umuha, yumva yuko muzagumana cyangwa se uzaguma umuha ibintu bitandukanye. Umuntu wa kabiri rero ni umuntu udashaka gukora, umusonga rero.
haba hariho abantu bigize abasongarere, aho umuntu abyuka mu gitondo akirwa yigendera, ugasanga yirwa yoza akarenge. Aba bantu baba iyo ubarebye mu muhanda ugira ngo ni abasirimu, ariko nyamara nta busirimu na buke baba bafite, ahubwo baba bafite ubukene gusa, nibwo buba bugenda bubagendamo, ni ubukene gusa. Ugasanga ni uwo kwirwa anyura aha, ejo aca hariya, ejo aca hariya, ukibaza uyu muntu akora iki? Kumbe nta n'akazi agira, ahubwo akazi yagahunze. Mu gihe wenda niba ari mu gice cy'ubuhinzi, mu gihe abandi bagiye mu murima bavuga bati imvura yaguye, reka tugende turebe ukuntu twashora imbuto, we ibyo ntabwo abikozwa. Ahubwo we ni ukwirwa agenda areba aho inzoga zahiye, areba aho abagore beza bari. Ugasanga rero uyu nguyu nta kintu ushobora kumufasha ngo kizamuzanzamure. Burya umuntu ufasha ni wa muntu ufasha ukavuga uti ndamufashije, ariko ejo nawe azifasha, cyangwa se nawe azafasha abandi. Ariko hari umuntu ufasha we, aho kugira ngo ibyo bintu bimugirire umumaro, aho ugasanga bagiye kubyenjoyingamo, avuga ngo ngiye gutembera runaka, ngiye muri pariki, ngiye kureba umupira runaka. Mbe ugasanga ayo mafaranga yose ari kwirwa yakoramo itike, ari kwirwa yigendera. Uyu nguyu rero ejo n'ubundi azagaruka ashaka kukubwira ati rwose nyamuneka mfasha, uri umuvandimwe, uri inshuti. Uyu nguyu rwose kwirwa umutaha igihe ni ukubura ukugira. Ku burya niba ugiye gufasha umuntu, gerageza ufashe umuntu, ariko nawe ugume ucunge neza niba hari icyo yimarira. Kandi niba umuntu agusabye uyu munsi, ejo ntabwo akwiye kongera kugusaba n'ejo bundi n'ejo bundi n'ejo bundi. Ahangaha rero rwose muzabicunge neza. Umuntu aba akwiye kugerageza gukoresha amaboko ye, wenda bikanga, ariko bikagaragara byibuze ko hari ikintu yakoze. Rero umuntu udashaka gukora rwose nawe aba ari umuntu mubi. Kumufasha birangira ahubwo ari weho ukennye, ugakena rwose ku kigero cyo hejuru. Kubera iki? Kuko burya iyo umuntu arwaje umuntu udashaka gukora, cyangwa se iyo umuntu afashije umuntu udashaka gukora, rero biza kurangira abuze icyo akora, kubera ko utwo abonye twose utwakamugiriye umumaro tugatuma ibikorwa bye bitera imbere, aba yaratumariye kuri wa muntu. Umuntu wa gatatu rero ni umuntu uhora mu biyobyabwenge. Hariho abantu bava mu gitondo bakageza ikigoroba bibera mu kabari rwose, ugasanga kuva mu gitondo kugeza ikigoroba ni uwo mu kabari, nta kintu na kimwe yitaho usibye kubyuka yumva agatima karehare, yumva ashaka kujya mu kabari no mu biyobyabwenge, ashaka no kunywa itabi. Ibyo byose arabikomatanya, ukajya kumva ukumva arakubwiye ngo yewe ngo mpereza aho ngaho amafaranga ya naya, ngo njye kugura agatabi, mpereza aho ngaho amafaranga ya naya njye kwigurira inzoga numva icyaka kimeze neza. Kandi wowe ukaba warigomwe ibyo ngibyo, ukavuga uti ndashaka gukora no gutera imbere. Uyu muntu aragukenesha, kuko nta gihe inzoga zizashira mu gihugu, nta gihe itabi rizashira mu gihugu. Uko urushaho kumuha ibyawe rero, niko nawe umutungo usigaye abimera nk'uwuroze. Urugero, niba umuhaye 5,000 wari ufite 10,000, uko byagenda kose, kandi wowe uri umuntu ufite ibikorwa byakabaye bikoreshwa amafaranga menshi, none ameze nk'uyaciyemo kabiri. Ubwo bizagusaba nawe kujya kuguza, bizagusaba kujya kuguza kugira ngo urebe ukuntu ibikorwa byawe byakomeza. Nyamara uyu muntu nta gihe na kimwe azigera akora, cyangwa se ngo nawe ube wamwiyambaza umubaze ngo ngo nanjye rwose wamfashije muri ubu buryo. Iki ngiki rwose ntuzakimwitegeho, kubera ko hariho n'abantu benshi bakunda gufasha bagenzi babo bibwira ngo ineza bazayigarurirwa. Burya biba bisaba kugira ngo nufashe umuntu uzamufashe uzi neza yuko atazigera kugarurira icyo wamuhaye. Ariko nk'umuntu wagurije, burya uba wizeye yuko azakwishyura ayo mafaranga. Ariko umuntu udashaka gukora, umuntu wirwa mu biyobyabwenge, aba yararangije gupfa. Burya aba yararangije gupfa. Mbega kumuha amafaranga ni nko kumubwira ngo cyo ngaho ugenda n'ubundi ugumupfe. Nta kintu rero uba umumariye. Burya iyo umuntu mwimye ibintu, hari igihe yongera akitekerezaho akavuga ati ariko rero burya nanjye nkwiye kugira icyo nakora kugira ngo ndebe ko nanjye nakwifasha. Ariko uko urushaho kugenda umenyereza guha umuntu, burya ni nkaho wakamubwiye ngo ubukene bwawe uzabugumemo, nanjye nzaguma nkuha utwo nsaguye. Ariko iyo umubwiye uti uyu munsi rero nta kintu mfite, aragenda nawe agashakisha yaburirwa, nawe akamenya neza ko gukora burya ari ingenzi. Rero umuntu wirwa mu biyobyabwenge, akirwamo inzoga,
bizwi neza na Bibiliya ubwayo irabivuga yuko umunyenda nini n'umunywanzoga n'ushaka kurarikira inyama uwo nguwo azakena nta kabuza. Rero biba bisaba kugira ngo nawe yongere yicare yisubireho avuga ati ariko n'iki nakora kugira ngo nanjye ndusheho kuzanzamuka ndusheho kwiyubaka. Rero niba atari ibyo uwo nguwo rwose musezerere umubwire uti nawe ugenda urebe ukuntu wakwiyubaka. Umuntu wa kane rero udakwiye kugira icyo umutakazaho ni umuntu wigize umusambanyi kandi bikamenyekana. Ni wa mugore wigize indaya, ni wa mugore wigize umusambanyi kandi bikamenyekana. Niwe wirwa abyara mu gasozi, niwe wirwa afatirwa mu ngo za rubanda kandi amafaranga yakoresheje arayagendaguza. Kuko uyu muntu burya murabizi ko na Bibiliya ubwayo ivuga ngo maraya akenesha umuntu agasigara ameze nk'uri ku gasate k'umutsima. Uyu nguyu rero uko byagenda kose ntabwo azigera atera imbere, kuko umutima we uhora urehareha, yirirwa abaririza aho abagore bari, niwe udasiba kuri telefone, niwe uhora ugura amayinite y'ukwezi, aho urahamagara abagore, ahamagara abagabo. Uyu nguyu uragira ngo hari icyo yakumarira usibye kugukenesha gusa? Uyu nguyu rwose uzamwirinde mu buryo bwose, kubera ko uyu nguyu yagukenesha akagusiga iheruheru. Rero hariho abantu benshi bigize intakoreka bavuga bati runaka azahora ndeba, runaka nzajya mpora mwiyambaza, ariko uzi kugira ngo umuntu abe n'indaya adafite n'iyo telefone cyangwa adafite n'ayo mayinite, akazajya yirwa agenda abwira umuntu ngo wangurije amayinite, wangurije telefone nkahamagaza umuntu. Ubwo wabona telefone yo kwirirwa uhamagaza abasambanyi b'abandi n'indaya z'abandi? Icyo ngicyo rero rwose muzakirinde. Nubona umuntu yarigize atya, nubona umuntu yarigize intakoreka, rwose uyu nguyu uzajya umugendera kure. Gufasha nk'uko twatangiye tubivuga ntabwo ari bibi, kuko nta muntu udafashwa, ariko umuntu uzafasha rimwe ukabona nta kintu bitanze, ntuzamufashe kabiri rwose kugira ngo nawe utazabihomberamo. Hariho abantu benshi bagiye bahombywa nabo, kandi nyamara nawe ushobora kuba wari uri muri uwo mujyo. Nyamuneka rwose gira icyo ukora kugira ngo nawe urebe ukuntu wakwikiza nk'isirabo. Ugerageze rwose uvuge uti mparikiye ahangaha, nkwiye gufasha ukwiye gufashwa koko. Byibuze niba umuntu atangiye agakorwa ushobora kuba wagira icyo umufasha, ariko se niba umuntu noneho ari uwaho ngaho adashaka kugira ikintu yakora? Niba hari icyo tutavuze muri iki kiganiro utwandikire muri comments, kandi niba hari icyo twavuze ukumva nawe kiragufashije utwandikire muri comments. Ushobora gukanda like niba wishimiye kino kiganiro, wagisharinga kuri bagenzi bawe, waba uri mushyashya ugakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo video y'ubutaha izakugereho mu wa mbere. Cano ni Amahumbezi, kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, mureke tuzahure muri video y'ubutaha. Murakoze.